Dutangiye inkuru yacu n'umugabo n'umugore ubona ko nyine bari baryamye, maze umugabo ahita yicura areba umugore we avuga ati njye reka mbyuke njye mu kazi ndabona amasaha ageze. Ngo disona ko nyine ni umugabo ukunda umugore we ubona ko nyine bishimye. Ngo kandi umugabo amaze guhaguruka ngo ajye muri dushe, umugore nawe yarakangutse afata telefone y'umugabo ngo arebe ahantu amasaha ageze ngo arebe nawe ko yajya ku kazi. Ngo disi umugore afashe telefone y'umugabo uko ari kureba ku isaha, tubona yuko nyine yifashe ayitegereza cyane, tubona yuko atunguwe ibintu biri muri telefone ye, aratungurwa. Ese mana yanjye bigenze bite? Ndebera nawe, umugore afashe telefone y'umugabo arangije aratungurwa. Disi ako kanya umugabo yavuye muri dushe, umugore arikanga atashyira telefone y'umugabo hasi. Umugabo disi yariteguye vuba vuba arangije ajya ku kazi, ariko tubonye umugore we agera muri telefone ye arikanga, ese yabonyemo iki? Ngo disi umugabo yaramusezeye aravuga ati bayi reka njye ku kazi. Ntibwatinze umugabo aba ari umwarimu wigisha umunyeshuri, ako nyine ba bandi babigishiriza nyine umwe kuri umwe, atari muri babandi bose b'ikivunge. Ndebera ibintu umugabo ari gukora uriya munyeshuri. Ubwo disi umugore aba ari kubazanira icyo kunywa, aba kubazanira icyayi. Akigera imbere yabo abona umugabo yatwawe ari gufata ibiganza by'uriya munyeshuri ari kwigisha. Ndebera nawe, ndebera ukuntu abareba. Ngo disi umugore byaramurenze araza aho ati nta kundi nabigenza, azanira icyayi wa mugabo we n'umunyeshuri kwigisha. Ari gusubira inyuma akanagira ikaramu abangaba bari bataye hasi batabishaka. Ngo disi umwarimu yakomeje kwigisha n'umunyeshuri, umugore nawe arunama gaturagure ya karamu. Mu kunamuka yabonye iki? Ndebera ibintu yabonye munsi y'imeza aho bari bicaye. Ndebera nawe, umunyeshuri wa mukobwa arimo arakoza ikirenge cye ku kirenge cy'umugabo. Ndebera nawe ibintu, ubaye uri umudamu wakora iki? Nawe uyu mudamu ndebera nawe byaramurenze. Ese mana muri telefone yabonyemo iki? Yabonyemo iki? Turaza kubibona, ako byonyine namwe ibyo muri kubona ahangaha mwabyibwira. Mutse kuri subscribe niba utarayikora, sinaba amaze kuyikora ndagushimiye. Kandi ukiri n'izindi nkuru tubagezaho z'urukundo, wagana channel yacu yitwa Vazi Media ukabona izindi nkuru tubagezaho. Ngo disi umugore byaramurenze aritahira. Batore kundi munsi wa mwarimu wa mugabo ari kumwe na wa mukobwa aba ari kwigisha umunyeshuri. Ndebera nawe bari kumwe ariko bari gutahana, kandi afite umudamu. Ngo disi umudamu sinzi yagiye agiye gukingurira umugabo, ubona ko disi n'umudamu utwite, ubona yuko indi kuze. Disi umudamu agiye gukingurira umugabo akajya kumukingurira avuga ati kuki usigaye ataha ijoro, kuki utaha ijoro? Ndebera nawe mu gukingura ariko akingurira umugabo yatashye nijoro. Ndebera nawe umuntu winjiye, hinjiye umugabo na wa mukobwa bari kwigisha. Ese uri umudamu wabigenza ute? Umufashe inshuro zenga zose ari kuguca inyuma, ubaye uri umudamu wabigenza ute? Ndebera nawe, umudamu byaramurenze amarajenga mu maso aravuga ati mana yanjye koko nacumuye iki ku mana koko? Ndebera umugabo aba ari kunca inyuma. Dore disi ukuntu wa mukobwa mureba, ndebera ukuntu amwiryaho ati wambonye ariko ati umugabo wawe rega ni boga. Ndebera ukuntu amusunika aranatwite. Kumva umukobwa umudamu yararimo arabirota, ubona yuko ifitiye n'inda, inda yirakuze. Ndebera nawe utangiye kugira aho urota ibi bintu, ufite umugabo uzi ngo mubanye neza, ukagira ahantu urota bino bintu, wabigenza ute? Ndebera nawe umudamu byaramurenze, ubona ko Nagahinda ari kose, uvuga ati koko ni urunguru nashatse. Ndebera nawe bwa mbere abonye telefone ye ntabwo tuzi ngo yarebye mwiki. Bwa kabiri agiye kumushyira icyayi asanga ari kumuca inyuma kuri munyeshuri. Nawe ndebere disi batwereka undi munsi umugabo abyuka ari muri telefone, ntaba no gusuhuza umudamu, aho arebeye muri telefone ukabyuka nyine arimo aracatinga. Mbega nawe umuntu uri mu makosa uba uri kumubona. Ndetse no ku mugabo ubona ko nyine arimo gucatinga, ubona ko nyine ari guca inyuma uriya mudamu we. Ndebera nawe ntabyuka basi ngo no ku mudamu ko byari bimeze mbere, ahubwo abyuka yibereye kuri telefone. Ubwo yaje telefone ayirambika hasi nk'uko muri kubibona, ati nigire muri dushe, reka mushyize ngaha hasi njye muri dushe. Ngo disi atwereka umukobwa wa mudamu we aba yibereye mu gikoni arimo arasukura mu gitondo. Ngo disi umugabo yaje yegera muri dushe, nta no kwanza gusuhuza umudamu,
ndebera nawe ari ibingibi wabigenza ute? Ndebera. Ubwo umugabo disi yarinjiye aragenda. Ubwo umugore we yamubonye niko kugenda afata ya telefone ye, ati ubundi uyu mugabo aba ari mu biki muri iyi telefone? Ndebera nawe yaragiye afata ya telefone ye arayireba, asinze ibintu atangiye kurebamo. Ubwo disi ayifashe bwa kabiri aratungurwa nanone. Ubwo disi umugabo sinzi ibintu ari gukora muri telefone ye, aba ari kumuca inyuma uko byagenda kose. Ubwo disi umugore yagiye ya telefone ye areba muri telefone y'umugabo aratungurwa, ati koko atangira guhengereza ngo niba disi umugabo we ataje. Sinzi ibintu yakanze atangira gukanda, ubona ko nyine ari kumwinjirira ngo arebe koko ni ibiki birimo. Ubwo disi ubona ko hari nk'ubutumwa bamwoherereje bwo kumva, yatangiye gushyira ku gutwi ngo yumve ibintu bamubwiye. Ubwo disi umudamu yarabyumvishije, agahinda karamwica. Dore di ndebera nawe aba ari umudamu wabigenza ute? Wakora iki? Disi yarabyumvishije, sinzi ngo harimo iki, ariko uko biri kose ni ibintu bibi, ni ukumuca inyuma. Ndebera disi umugore atwite, inda iri hafi no kubyara. Ndebera umudamu yarumiwe, ati koko n'uyu mugabo mbana nawe? Ndebera disi amarira ajenze mu maso, ubona ko nyine agize agahinda kenshi, ati koko umugabo nishakiye n'ibingibi bankoreye? Kuri telefone yarambitse hasi, ariko ibintu yumvishije aragenda yihagarara ahantu ku muhanda. Ese mama kuki ahagaze hano ku muhanda? Turaza kubimenya. Disi yaraje, ubona ko n'imvura iri kugwa, ati nta kunze ariko ndaza kubibona. Byumvikane yuko biriya bintu bije muri telefone ari nk'ahantu bari guhurira. Dore nibyo ntibwatinze, wa mugabo na wa mugore wa mukobwa umuca inyuma baraje bajya muri ya mvura. Si muri kubireba ngo baraje disi nta nubwo babonye wa mugore, ngo baraje bajya ahantu muri ya mvura, ubona ko ari kwinezeza. Umugore ariko ari kubareba, agahinda karamwica. Umugore ufite inda y'amezi hafi 9 yo kuyibyara. Ubwo disi umugabo aba ari kumuca inyuma. Ese mana yanjye umugabo azize iki uyu mudamu? Kandi n'umudamu mwiza. Mana yanjye niba uri kureba ino nkuru igusigira isomo, kandi niba wanabikoraga ibintu bireke disi. Ngo disi umugore byaramurenze, amarira arimo yose, nta nubwo umugabo yamubonye. Ndebera nawe no kumwibonera ibintu wakekaga ukabyibonera imbere yawe. Ibaze gusa kuri subscribe n'utarayikora, sinabikoze ndagushimiye. Ndebera disi umugore byaramurenze, hari nakaguma kutekereza ati kuko ndabigenza gute, nkomeze niyihangane ko kubera aka kageni. Yakomeje kubareba, agahinda karamushengura, ubona ko nyine byamurenze. Dore wa mukobwa na wa mugabo bari mu mvura, barimo bararya isi. Umugabo ariko nta nubwo yabonye uyu mugore. Dore umugore ukuntu akora ku nda ye, ati koko iyi nda nyibyarimo no kunca inyuma, ntukinyitaho? Ndebera nawe. Disi umudamu yaraje ajya mu buriri, atangira gutekereza ati njye ntabwo nabyihanganira. Ese yatekereje iki? Yaje afata wa mugabo we aramuzirika nk'uko muri kubibona, yaramuziritse. Ese uyu mudamu koko wabikora? Ese ubaye uyu mugabo weho wakifata ute? Umudamu yaraje ati cyewe ntabwo nkenishwa, njyewe uranca inyuma nta soni. Disi yatangiye kumugera ibyuma, yamuziritse ahantu hose, amukoramo igitambaro yaramushyize mu kanwa. Umugabo ati unshakaho iki weho? Njyewe uri mu biki? Njyewe uramfata nta soni? Nagukoze iki? Umudamu byaramurenze, ati n'ukuntu akwizeraga ngiye kukwica, uranyumva neza. Dore ukuntu muri n'umujinya, ariko se ubaye umudamu kuko wahitamo nawe gufata umugabo ukenda kumwica. Ese wakora iki? wagenza ute gufasha umugabo wawe ari kuguca inyuma? Ubwo disi umudamu yanze kumwica, atamwereka ukuntu yamufashe. Disi muri ya telefone ye cyagiye bwa mbere bibona, yabonye n'umugabo ari kumwe na wa munyeshuri we. Ndebera n'ibingi bari bibereyemo. Disi yabanje abimwereka, ati wabibonye se? Ibingi nabibonye kera nuko narakwihoreye. Ngo disi umugabo yarumiwe, aratungurwa, ati si ibingi bikuye hehe? Ndebera nawe uyufashwe, umugabo agize amasoni abura ikintu akora. Ati mana yanjye we akanjye kambayeho. Ndebera nawe ibintu bari bibereyemo, ubaye uyu mudamu wabigenza ute? Kandi mu ngo z'iki gihe nuko bimeze, abantu basigaye bacana inyuma, nuko bimeze, ntago bakizerana. Ngo disi umudamu aravuga ati ngiye gukata umutsi n'undi munsi njyewe kugira ngo basi agahinda kanjye gashire. Ubwo disi umudamu
yabaye nk'umukata ijosi, ariko se yaramukase ntabwo tubizi. Umudamu hari yaramwihoreye ati koko njyewe ni ibingibi unkoze. Umudamu kumwica byaramunaniye, afata icyuma arakireba ati koko ngiye kukwica. Ubwo umudamu yaramurebye aza mu cyuma ngo amukubite ngo akimutere, mu kujya kumutera abamenye yanda, akubita icyuma kuri yanda atwite. Ndeba nawe umugabo ateje, umugore yikuriyemo inda, umwana yari hafi kuvuka amuteye icyuma. Ese ubaye uri umugabo wabigenza ute? Ese ubaye uri umudamu wabigenza ute? Ubwo disi umugabo ubona yuko nyagenda akamwishe, ariko byose niyo nyirabayazana. Umudamu kwiyagana byaranze, nkuko muri kwibona yimena inda. Ndebera nawe inda ye wa mwana atwite amuteye icyuma. Ubwo nanga tubanyije inkuru yacu, nize ko inkuru yacu basigiye isomo, kandi mukomeze mwaka ingo zanyu zizirana uburyarya. Imana ibarinde cyane, turabakunda cyane. Ciao ciao.